twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibaha umugisha kandi ibagenderaho muri hose. Tugarutse rero kuri uyu murongo w'ivugabutumwa nanone, tubaha ikiganiro. Ni kenshi cyane mudukurikira, turabashima cyane. Turashima abari mu bihugu bitandukanye, mu bihugu by'abaturanyi, mu bihugu byo hanze kure cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muradukurikira cyane. Abari ku mugabane w'i Burayi muradukurikira. Abari mu bihugu bidukikije hano mu Rwanda naho muradukurikira cyane, Imana ibaha umugisha. Abari mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane, Imana ibaha umugisha. Ngira ngo muze kureba n'ubutumwa bwanyu aho hepfo y'iki kiganiro hari ubutumwa bwanyu bureba igihugu cyanyu nashyize kuri YouTube, bureba igihugu cy'u Burundi. Imana ibaha umugisha. Rero turacyari kumwe kuri uyu murongo, rero nagarutse cyane kugira ngo tujye tuganira kandi tubana cyane. Rero reba ko wakoze subscribe aho hasi ahantu handitse subscribe cyangwa handitse sabone. Icyo ukora urakoza urutoki rwawe gusa kugira ngo inzogera yawe ifunguke. Icya kabiri, ureba aho hantu hari agakumwe kameze gutya, ugakoraho kugira ngo urayikinge ikiganiro cyacu. Imana iguha umugisha. Rero tugarutse kuri uyu murongo wacu uvugabutumwa, ubuhamya ndetse n'inkuru z'isanamitima. Rero reka tubaye dusenge kugira ngo tubiyegereze, ariko hari abantu bambwiye ngo nzabahe nimero zanjye, nyandika munsi y'icyo kiganiro kugira ngo urebe kuri icyo kiganiro nimero yanjye ibiriho, ujye unyandikira kuri WhatsApp. Iyo ukeneye gutanga ubuhamya cyangwa se inkuru y'isanamitima wamvugisha tugapanga ukaza ukayitanga. Rero mwese muhawe ikaze cyane kandi Imana ibaha umugisha. Reka dusenge kugira ngo tubiyegereze, noneho dutangire ikiganiro cyacu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Uwiteka Mana nziza, turi hano ku bwawe, watunyujije muri byinshi, ariko Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, turashima ko tukiri bazima. Bibiliya iravuga ngo ibyago by'umukristo ni byinshi, ngo ariko umukiza muri byose. Amakuba aratugose, ariko Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, ushimwe ko ari wowe utabara igihe cyose. Turakwegereje Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro muri aka kanya, ntaba ari twe ahubwo umwuka wawe ari uvuga. Bana natwe, ugendane natwe Data mwiza, mu izina rya Yesu tugusabye twizeye, amen. Tubahaye ikaze rero, ntabwo turi butindane namwe, tuzajya tubaha inkuru cyangwa se tubashyirireho ikiganiro kitari cy'iminota myinshi cyane kandi itari na mike. Twabasuhuje cyane, turabiyegereje. Ngira ngo reka mvuge ya nimero yanjye kugira ngo abazajya bashaka kunyandikira kuri WhatsApp, ntabwo ihoraho ariko nzajya nyicekinga nyirebe abanyandikiye kuri WhatsApp gusa, apana guhamagara. Abashaka guhamagara bazajya bakoresha iyo yanditse kuri icyo kiganiro, cyangwa se abanyandikiye kuri WhatsApp, zose ziba kuri WhatsApp. Iya mbere ni 0728501553. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, wanyandikira kuri WhatsApp kugira ngo tujye tubana mu kiganiro, kandi wanangira inama, waba ufite n'ubuhamya cyangwa inkuru y'isanamitima, twebwe twandikira kuri WhatsApp tukagusanga aho uri. Rero Imana ibaho umugisha cyane. Ndabasuhuje rero, nongeye kubiyegereza cyane, nari mbakumbuye, ariko Imana yaraturinze cyane. Rero reka dusome cyangwa se tubabwire insanganyamatsiko y'icyo tugiye kuganiraho nonaha muri aka kanya. Aka kanya tugiye kuganira ibintu 5 byagufasha gutsinda ibigeragezo. Ibigeragezo ntubitsinda ahubwo binyuramo, kuko ibigeragezo bizahoraho. Icyo ni cyo kintu cya mbere nkubwiye nshuti bene data. Utavanga ibigeragezo uzabitsinda 100%. Oya, ibigeragezo uzabinyuramo, ariko hari inzira yo kubitsinda, ku buryo kimwe gishobora kuza ukagisohokamo, ariko ibigeragezo ntibizabura kutaza. Ariko hari inzira naguteguriye nibura zagusimbukisha ibigeragezo, cyane cyane ku bakristo, apana abantu bose. Nawe uri umuntu usanzwe wabikoresha, ariko kubw'imbaraga z'umwuka wera, twebwe abakristo tugendera ku mbaraga z'umwuka wera. Reka rero tudatinze gato, ni ibintu 5 nabateguriye turi bwifashishe biri ijambo ry'Imana, turebe n'icyo ibivugaho. Rero reka tangire nona cyane. Reka turebe inzira ya mbere, cyangwa se ikintu cya mbere cyagufasha gutsinda ibigeragezo cyangwa kunyura mu bigeragezo neza. Icya mbere ni ukudasakuza mu kigeragezo. Iyo uri mu kigeragezo ibintu byose biravuga,
n'ibuye riravuga n'igiti cyavuga. Ariko ikintu cya mbere wowe nk'umukristo cyangwa umuntu uri kunyura mu bigeragezo, ikintu uzirinda cya mbere, uzirinde gusakuza mu kigeragezo, kuko iyo ikigeragezo ugisakurije cyane kigira imbaraga nyinshi kuri wowe. Ariko iyo ikigeragezo ucecetse warangiza ugasenga gicika intege. Rero ikintu cya mbere ni kudasakuza mu kigeragezo. Mu kigeragezo ukavuga make meza, ukarushaho imbaraga zo gusenga, ko gusenga ntibizakuraho ikigeragezo ariko bizakwambika imbaraga zituma usimbuka ikigeragezo. Reka dusome hano muri Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 10, turebe uburyo Abisiraheli bazengurutse inkike badasakuje. Ariko ku munsi wa karindwi ari wo wa nyuma nibwo Imana yababwiye ati muzaterere amajwi hejuru. Haranditse ngo igice cya 6 umurongo wa 10 haranditse ngo Yesu ategeka abantu arababwira ati ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwirira nti nimurangurure amajwi yanyu muzahereko muvuge amen. Ni ukuvuga ngo mu kigeragezo urimo wowe uzirinde gusakuza. Iyo uri gusakuza mu kigeragezo uba utanga amakuru. Gusakuza sinzi uwavuze ngo guceceka cyangwa guseka ngo byica iperereza. Gusakuza mu kigeragezo ntabwo ari byiza, ahubwo wowe ikigeragezo kiraza ariko ukarushaho gusenga cyane, ariko ugasenga witonze nta rusaku, utinuba, utagira gute, kuko ikigeragezo akenshi kiza gihetse ibisubizo. Hari umuririmbyi wabiririmbye ikigeragezo kiza gihetse igisubizo, ntabwo yabeshya ko ikigeragezo niko giteye. Iyi rero Abisiraheli bajya mu butayu cyangwa bazenguruka Yeriko, bari bajyanye amategeko n'amabwiriza y'uburyo bari buzenguruke Yeriko, ngo yari yubakiye cyane impande zose kandi nta muntu wari wemerewe gusohoka no kwinjira kuko batinyaga Abisiraheli. Ariko Imana irababwira ati nimugenda muzagende muzenguruke inshuro 7, inshuro ya nyuma ariko muzasakuza cyane, muvuze n'amajwi, muzamure n'amakondera byose. Ariko izindi nshuro ntibari bemerewe kuvuza induru no gusakuza, bari bemerewe kuvuga buhoro. Uburyo rubwira ikigeragezo, ntago ubwira ikigeragezo urira usakuza, oya. Iyo usakuza umwanzi wawe mu kigeragezo aba yagutsinze. Reka turebe ikindi kintu cyagufasha mu kunyura mu bigeragezo neza cyangwa gutsinda ibigeragezo neza ni ukwihangana. Iyo Imana yagushyize mu kigeragezo hari icyo ibishaka kukwereka, hari icyo ibishaka kukwigisha. Icya mbere ni ukwihangana. Burya utihanganye mu kigeragezo Imana yagushyizemo wanasara, ariko kubera Imana no gusenga bituma wihangana ukagira imbaraga zinesha ikigeragezo. Reka dusome hano mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 3 turageza ku murongo wa 5, ngo ariko si ibyo byonyine, haranditse ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha ibitugerageza kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Amen. Intwaro yitwa kwihangana. Iyo wihangana ikigeragezo kikaza 1, 2, 3, 4, 5 ugera ukagisohokamo neza. Hari ikigeragezo cyiza kikaba nk'ikikubereho karande, ukasenga ukanasengurira ariko kikanga. Witwa Hana yahuye n'ikigeragezo cyo kutabyara, agera aho gusenga biramunanira, ngo akazajya asenga anyeganyeza iminwa, nta jwi ryumvikana. Ariko nyuma ngo Imana iramutabara imuha umwana. Babandi bamusakurizaga nabo bahita baceceka. Yari yihangiye kinini cyane, ariko
ku munsi wa nyuma Imana iramutabara. Reka turebe ikindi cyagufasha gutsinda ibigeragezo cyangwa kunyura mu bigeragezo neza. Ikindi ni ukwirinda kwisobanura. Igihe cyose uri mu kigeragezo, iyo wisobanuye urisobanya. Si ibigeragezo byose ariko ikigeragezo Imana yagushyizemo, iyo wisobanuye urisobanya. Hari igihe wisobanura mu gihe kitari ngombwa, mu gihe cy'Imana kitaragera. Iyo uri mu kigeragezo utegereza igihe cy'Imana. Imana yagushyizeho ntabwo yibeshye. Ariko iyo ugerageje kwisobanura uri gutanga amakuru, irinde kwisobanura. Niba ari ikigeragezo washyizwemo n'Imana, urasenga cyane. Imana niyo igusobanura igihe kigeze, kandi iyo igihe kigeze Imana iguha igitinyiro, iguha igikundiro, iguha n'icyubahiro. Reka dusome hano mu Itangiriro, turebe mu Itangiriro igice cya 40 umurongo wa 14. Haranditse ngo, maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza, uzangirire neza ndakwinginze, uzamvuge kuri Farawo, unkuze muri iyi nzu. Amen. Uyu ni Yosefu yaratangiye kwisobanura igihe yaramaje gusobanura inzozi z'abantu z'abavuzi b'imitsima b'umwami kubw'amakosa bari bakoze, barangije bamusanga muri gereza. Ariko ngo barota inzozi Yosefu aba ari uzisobanura. Azisobanuye umwe baramuporomotinga, bamuzamura mu rwego. Ariko Yosefu amuha isezerano, aramubwira ati, nugera imbere ya Farawo uzamvugire ko ndi umuheburayo, uzavuge ko ndi umunyagano, nanjye umwami azankure muri iyi nzu. Ariko mu by'ukuri Yosefu yagiye kwisobanura igihe cye kitaragera. Yarisobanuye, ariko kubera igihe cye uwo yatumye yaramwibagiwe, kugeza igihe Imana irotesheje Farawo inzozi habura umuntu uzisobanura. Barangije bashaka umuntu uzisobanura arabura. Nyuma nibwo bamwibutse, baravuga ati hari umuheburayo witwa Yosefu twafunganywe uzi gusobanura inzozi. Yosefu nuko yasohotse muri gereza. Ntabwo rero iyo ushatse kwisobanura mu bantu igihe kitaragera, wowe urushaho kwisobanya. Mu gihe cyose uri mu kigeragezo Imana yagushyizemo, uzirinde kwisobanura, uzarindire Uwiteka gusobanure. Reka turebe ikindi kintu kimwe cyagufasha kunyura mu bigeragezo. Kumenya ibihe urimo. Kumenya ibihe, hari igihe uhura n'ikigeragezo ukaba uzi ngo wenda ngo barakuroze cyangwa se wenda ukoze amakosa, ariko utazi ko icyo kigeragezo kivuye ku Mana. Abantu benshi ntibazi gutandukanya ikigeragezo kivuye ku Mana n'ikivuye kuri Satani n'ikivuye ku bantu. Ariko ikigeragezo kivuye ku Mana utindana nacyo akenshi, kandi iyo kigeragezo ntabwo waba warakikururiye. Ni Imana iba ikikuzaniye kugira ngo ukinyuremo nk'ishuri, nyuma izagutabara abantu babibone. Reka turebe hano kumenya ibihe muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 21. Haranditse ngo, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Ni ukuvuga ngo Yobu amaze kubura imitungo ye yose, amaze kubura abana be bose, amaze kubura inyubako ze zose, yahise amenya ko icyo kigeragezo kivuye ku Mana. Kuko Yobu yari umukiranutsi, yari umuntu ukiranuka, yari yisuzumye asanga nta cyaha yakoze, ariko umutima we n'umwuka we urumusobanura ko icyo kigeragezo kivuye ku Mana, kandi yizera ko azabisubizwa.
kandi ubimutwaye arabimenya, amenya ko Imana imutwaye ibintu kandi yizera ko azabisubizwa. Mu gihe cyose rero turi mu nzira z'ibigeragezo ugomba kumenya igihe urimo. Iyo utamenya igihe urimo ugenda usitaza abantu, iyo utaramenya igihe urimo ugenda utazi iyo ujya, iyo utaramenya igihe urimo ukorwa n'isoni, no mu rusengero wakorwa n'isoni. Urugero natangaga rwa hafi wenda kunze kubaho, ntabwo navuga narubonye, ariko abantu benshi bajya batanga ingero nk'izo. Kubona nk'umuntu afite impano yo kuririmba, yaririmba muri korali, ariko kubera nta mwambaro wa korali afite, bigatuma uva muri korali kubera umwambaro kandi ufite impano. Icyo ni igihe cyawe urimo, ntabwo kikwemerera kwinjira aho hantu. Hari igihe kizagera winjira ufite imyenda, ufite ibintu byose, uretse ko umurimo w'Imana ibyo ngibyo nabyo si ibintu byiza. Kwinjiza umuntu mu muhamagaro kubera ko yabuze imyenda ukamubuza umuhamagaro we, ntabwo ari byo. Ibyo ni ibintu twateguye rero bigaragaza inzira zizakunyuza mu bigeragezo neza kandi ukabisohokamo neza. Ngira ngo tugiye ku cyanyuma turagisanga muri Luka igice cya 18 umurongo wa 38. Luka 18 umurongo wa 38 niho tugiye gusoma ngo irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Iki ni igihe uyu muntu yari afite ubumuga bwo kutabona, noneho yumva Yesu n'abigishwa be baratambutse hafi aho, kandi yari amaze igihe kinini afite ubumuga bwo kutabona. Birababwira nti uyu murongo tugezeho ni uwo gutabaza Imana. Mu bigeragezo nta muntu udatabaza Imana nubwo itinda kuza, ariko buri muntu wese atabaza Imana kandi mu rwego rwe. Ngo uyu muntu yari impumyi cyangwa se afite ubumuga bwo kutabona, ariko ngo yumvishe Yesu n'abigishwa be batambutsa, byumva mu matwi gusa, yumva Yesu aratambutse, arataka cyane. Atatse ba bigishwa be baramubwira bati, n'abantu benshi cyane bari bari kumwe na Yesu baramubwira ati, wececeka, natwe turi kumwe nawe ntaratwumva. Ariko Yesu aza mu gihe kiri cya nyacyo. Nuko ngo Yesu aravuga ati, muve mu nzira uwo muntu atambuke. Amugeze imbere impumyi irataka iramubwira iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu aramubaza ngo urashaka nkukorera iki? Aravuga ati, ndashaka guhumuka. Yesu aramubwira ati, ukwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya ngo Yesu ahumuka aragenda. Bishatse kuvuga ngo mu bigeragezo ntuzatinye gutabaza Imana, kuko Imana mu bigeragezo iratwumva, ntabwo yadusiga twenyine. Gusa ntuzatabaze Imana mbere y'igihe. Kandi ikindi, iyo uri mu bigeragezo Imana yagushyize mu ishuri, wumva ijwi ryayo, wumva iyo yavuze urabimenya, n'iyo wavuganye na Satani urabimenya. Icyo abantu bahamagawe n'Imana, abantu bumva ijwi ry'Imana rya nyabyo, bazi gutandukanya amajwi. Mu kigeragezo ujyana n'ijwi ry'Imana, iyo wavuganye n'Imana urabimenya, niyo Satani yakuvugishije urabimenya. Ni ukuba maso rero, ajya yihinduranya akigira nk'umumarayika w'umucyo. Ariko mu gihe Imana igihe kitaragera, urakomeza ugatabaza, kuko Yesu ageze aha yumva uwo muntu utabaje, aravuga ati, turashaka kugirirane. Yesu arenga ba bandi bazima bose, igihe cy'uwo muntu cyari kigeze kugira ngo ahumuke. Rero nshuti bene data, izi ni inzira 5 zagufasha kunyura mu bigeragezo cyangwa se gutsinda ibigeragezo. Izi nzira 5 nuzigenderaho nk'umukristo,
Izi nzira eshanu zigenderaho umuntu wowe wigishijwe n'Imana kandi uri mu ishuri ry'Imana, uzageraho utsinde ibigeragezo kandi Imana izagushumbusha. Yosefu yaramushumbushyije, Hana yaramushumbushyije, yari akimazemo igihe kinini cyane asenga ubudasiba kugeza ubwo yabuze isengesho akazajya asenga iminwa inyeganyega. Ibigeragezo bibaho, nubwo ibigeragezo unyuramo wowe ugenda wivugisha mu muhanda, bibwire Yesu, Yesu arakumva. Hari indirimbo ivuga ngo we mutima urira ngwino kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire ngo buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Reka dusenge kugira ngo izi nama eshanu bahaye zizafasha gutsinda ibibagerageza mu gihe Imana yabashyize mu ishuri, bikomeze bibaherekeze. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi uratunganye, uri Imana yo kwiringirwa. Mwami nyir'icyubahiro, tubonye ko abo wagerageje ugeraho ukabagarukaho kandi ukabashumbusha. Aba bene data bari kunyura mu bihe byawe ubambika imbaraga. Ibigeragezo ntibizabura, ariko hari izindi mbaraga zo kubinyuramo. Tubonye ko gusenga bidakuraho ibigeragezo, ahubwo gusenga bitwambika imbaraga zo kunyura mu bigeragezo. Data mwiza rero, twe turigishije, ari wowe ubwira abantu bawe. Urakoze Data nyir'icyubahiro, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera, amen.